nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe mukuri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu Kristo Yezu akozwe. Ikaze kuri iki kiganiro aho nabateguriye kongera kuzirikana ku butumwa bwa Bikira Mariya bureba cyane ibihe turimo, aho ugenda ubona urujijo, ikintu kimeze nk'urujijo, abantu bemera bimwe badatekereza bimwe, guhuza umutima bikanga, bamwe bakabona ibintu mu buryo butandukanye n'abandi babibonamo. Nkaba mbona rero iki gihe dukwiye kwibuka no gusoma ubuhanuzi. Ubuhanuzi nabwo ni uburyo Kiliziya cyangwa se Imana yashatse ko bwajya buduhugura muri bene ibi bihe bisa nkaho birimo urujijo, kugira ngo twongere tugaruke mu murongo, tunamenye ibihe turimo ko tubyitwaramo. Tunamenye no gusoma cyane cyane ibimenyetso by'ibihe, tuvuge tuti ibi bende birashatse kuvuga iki bitewe nuko aha naha umuhanuzi runaka yavuze iki, cyangwa se Bikira Mariya mu mabonekerwa yavuze iki. Ndashaka kubaganiriza ku mabonekerwa y'ahantu yitwa Akita mu Buyapani, aho kuva mu mwaka w'1973 kugeza mu 1981 umubikira Agnes Sasagawa yabonekewe na Bikira Mariya binyuze mu ishusho yabaga muri chapelle y'uwo muryango yabagamo, nk'uko nza kugenda mbibasobanurira. Ayo mabonekerwa yemewe na Kiliziya, yasesenguwe bwa mbere na Musenyeri wa diocese ya Niigata, aho ngaho muri iyo diocese niho nyine Akita iherereye. Musenyeri Yohani Ito wari uyoboye iyo diocese niwe wabashije kwitegereza neza ibyayo mabonekerwa, ndetse ubugira kane yibonera iyo shusho Bikira Mariya irira. Hanyuma n'ubutumwa Bikira Mariya yagejeje kuri Agnes akagenda awusesengura, ndetse aza no kubushyikiriza uwari ushinzwe ibiro gatolika bishinzwe kumenya iby'ukwemera kwa Kiliziya Gatolika, akaba icyo gihe yari Kardinali Joseph Ratzinger, waje kubona Papa Benedicto wa 16 yemeza ayo mabonekerwa, ayasanisha cyane n'ibanga rya gatatu rya Fatima ritigeze risohoka ryose uko ryakabaye kugeza uyu munsi. Ese Agnes Sasagawa ni muntu ki? Agnes Sasagawa ni umubikira winjiye mu kwa gatanu 1973 muri kuva y'ababikira bitwa abaja b'Ukaristiya, les servantes de Jésus Eucharistie. Yabagamo iyo kuva yabagamo ababikira 15, nuko bakira undi mukobwa ukuze imyaka 42 witwaga Sasagawa Katsuko, waje gufata izina rya Agnes mu gihe asezeranye kuba umubikira. Uwo mubikira yari amaze amezi 2 atakaje ubushobozi bwo kumva, yari yagize ikibazo mu matwi bituma atakaza ubushobozi bwo kumva. Hanyuma abaganga bamwitayeho ko bashoboye kose, akumva afite umwenda wo kubashimira, yiyemeza kujya kubasabira yiha Imana. Ajya kwiha Imana rero muri uwo muryango baramwakira, yari asanzwe ari umukateshiste. Hanyuma rero icyo gihe yinjiye muri uwo muryango nyine uba muri diocese ya Niigata, nk'uko twabivuze haruguru. Ku itariki 12 z'ukwa gatandatu 1973 umubikira Agnes Sasagawa yinjiye muri chapelle y'uwo muryango, atangazwa no kubona urumuri rwinshi rusohoka muri tabernakuro yo muri iyo chapelle. Kuva uwo munsi kuri 12 z'ukwa gatandatu indi minsi 2 ikurikiyeho birakomeza. Hanyuma ntiyabyirana bibwira umuyobozi wa communauté yabo, nawe arabyibonera. Hanyuma nyuma yaho rero nibwo
yaje kubona ishusho ya Bikira Mariya ifite igisebe gisa neza neza n'icye, kuko mu kiganza cy'ibumoso cya Agnes hari ishushanyije umusaraba ariko uva n'amaraso, ari igisebe kikiva kiri fresh kikigaragara kimeze nk'aho gikomereka ako kanya, kikamubabaza cyane. Hanyuma abyereka nabwo umuyobozi wa kominote, hanyuma batangazwa no kubona ubwo Agnes cyari ikiganza cy'ibumoso, ku kiganza cy'iburyo cy'ishusho ya Bikira Mariya ari muri iyo shapere naho babona igisebe kimeze nk'icyo ngicyo kandi gifite ubuzima kuri iyo shusho, nacyo kirimo kiravirirana. Babona ko ari ibintu bidasanzwe. Hanyuma rero nyuma y'icyo kimenyetso nibwo yatangiye kubonekerwa na Bikira Mariya. Umusaraba wari ushushanyije mu biganza by'abo bombi ari ishusho ya Bikira Mariya na Agnes Sasagawa, cyari ikimenyetso cy'umusaraba gishushanyije neza cyane nk'aho cyaba umuntu wabukoze yakoresheje late, bakabona yuko nta muntu wakwikeba ngo bigenze atyo, kuko yaba yarimo abiga ibimenyetso nk'ibyo byabaye ku mubiri w'umuntu, kiriza ibanza gushishikazwa ko nta muntu waba yabyikoze cyangwa undi muntu akabimukorera ari ikindi bagamije cy'ubuyobe cyangwa se cyo gushaka kurangaza abantu. Rero uko kundi ikimenyetso cyari kimeze, icyo kimenyetso cy'umusaraba cyari kimeze mu mirongo igororotse, n'igisebe gisa neza neza n'ikiri kurusha Bikira Mariya, byatumye Musenyeri abona yuko nta cyiciro ririmo, nta kintu cyo kubeshya kirimo. Bituma rero atangira rwose kumushyigikira amabonekerwa yagiye agira. Ese ubutumwa Bikira Mariya yahaye Agnes Sasagawa ni ubuhe? Bugabanyijemo navuga ibice bitatu. Ubutumwa bwa mbere yabubonye ku itariki ya 6 z'ukwa karindwi 1973, asaba Agnes gusenga cyane no kwigomwa kubera ikuzo ry'Imana n'umukiro wa roho z'abantu. Ijwi rya Bikira Mariya ryavugiraga muri ya shusho twavuze, amusaba gusabira papa n'abasenyeri n'abasaserdoti, amusezeranya no kuzakira ubwo bumuga bwo kutumva. Aramubaza mwana wanjye babajwe no kutumva, humura uzakira. Yaje gukira nyuma y'imyaka 9. Ubutumwa bwa kabiri yabubonye ku itariki 3 z'ukwa munani 1973 n'ubundi. Hanyuma Bikira Mariya amusaba gusenga, kwicuza no gutura ibikorwa byo kwibabaza kugira ngo bagabanye uburakari bw'Imana Data. Bikira Mariya yavuze ko ashaka roho zihoza umwana we Yezu ubabaye cyane, ati mutitaye ku buryo ubu n'ubu, ahubwo bivuye ku mutima uciye bugufi kandi wihannye. Ati muzirikane amasezerano mwasezeranye n'Imana, ariyo ubusugi, ubukene no kumvira. Ati igikuru muri ayo masezerano yose andi ashamikiyeho ati no kumvira. Ati ntimwite rero ku buryo mwabikora bwo muce bugufi, hanyuma muri uko kwigomwa muzahoza umutima mutagatifu w'umwana we Yezu. Kuva ku itariki ya 20 z'ukwa 9 73, ishusho ya Bikira Mariya muri iyo shapeli yatangiye no gututubikana kuva ku mutwe kugeza ku birenge, ikatama impumuro nziza cyane ku buryo n'abandi baje kuyireba bayumvaga kandi bakibonera iryo tutu, kubera iyo mpumuro bumvaga batahava. Na Musenyeri Yohani Ito nawe yarabyiboneye. Ubutumwa bwa gatatu rero nibwo nagira ngo dutindeho tunabuhuza n'ibihe tugezemo uyu munsi, nagira ngo tubutege amatwi neza. Ubutumwa bwa gatatu impamvu bukomeye ni uko bwaje ku itariki neza neza ihuye na ya yindi y'Ifatima, aho Bikira Mariya akunze kugaragara Ifatima, ndetse na cya gitangaza cy'izuba cyahinduye benshi ku itariki 13 z'ukwa 10 mu 1917 niho byabaye Ifatima. Hanyuma hano rero kwa Agnes Sasagawa Akita nabwo ku itariki 13 z'ukwa 10 mu 1973 nibwo Bikira Mariya umwamikazi wa Akita yavuze ati nkuko nabibabwiye, abantu nibatihana ngo bisubiraho bahinduke, Imana Data izahanisha isi igihano kizabonwa n'abatuye isi bose. Kizaba ari igihano kirushubukana umwuzure wo ku bwa Nowa, mbese igihano kitigeze kibaho. Ati umuriro uzamanuka mu ijuru ku buryo abantu benshi bazapfa, abeza n'ababi, udasiga abapadiri n'abayoboke basanzwe. Abazawurokoka bazifuza urupfu kubera umubabaro bazaba bafite. Intwaro muzasigarana ni rozari n'ikimenyetso cy'umwana wanjye yabasigiye. Ahangaha abagerageza
gushakisha icyo bishatse kuvuga, kwinterpreta ino message, batekereje ko ari igitambo cy'Ukarisitiya nk'ikimenyetso cyasizwe na Kristo. Ati mukoreshe rozari musabira papa, abashumba banyu n'abasaserdoti. Ati ibikorwa bya shitani bizacengera mu kiliziya ku buryo muzabona abakaridinari barimo bavuguruza abandi bakaridinari, mubona abasenyeri bavuguruza abandi basenyeri. Ati abapadiri banyubaha bazaba insuzugurwa, abo babana babarwanye. Za kiliziya na za leta zizandavuzwa. Kiliziya izasigara yuzuyemo abakazuyazi bagendana n'ibigezweho. Nagerageje kwishyira mu gihe ariko undi yaravuze ngo ceux qui acceptent les compromissions. Ngira ngo nyine nuko kuvuga amabwiriza akaza ukaba wumva utemeranywa nayo ariko kandi ukayakurikira kumva nta kundi wabigenza, uguhamya ukwemera nyine bizaba bikeya. Ati shitani zatera benshi mu bihaye Imana kubivamo. Ati iyo ntekereje roho zitagira ingano zizatakara mu bucibwe, agahinda karanshengura. Niba byaba bikomeje kwiyongera mu bwinshi no mu bukana, nta mbabazi bizahabwa. Gira ubutwari ibyo nkubwiye ubibwire mukuru wanyu, azamenya uburyo bwo kubatera imbaraga no guhongerera ibyo byaha. Nimwibuke intwaro musigaranye ni rozari. Ngira ngo iyi message irimo ibintu navuga bisa nk'ibiteye ubwoba, ariko bidukangura. Ntabwo ubutumwa nk'ubu ngubu aba ari iteka, ahubwo no kugira ngo ubwumvise akanguke afate n'icyemezo, kuko yavuze ati niba ibyaha bikomeje kwiyongera mu bukana no mu bwinshi, numva ko biri conditionnel, ntabwo ari ihame, ahubwo turamutse duhindutse ibi ntabwo byabaho. Ariko nitudahinduka ngo dusenge no mwanya w'abadasenga, nka kwa kundi bishyira tubwiye ikibeho ngo twihane twicuze dusenge, twemere nyabyo tubikuye ku mutima, dusenge nta buryarya, ni ukuvuga yuko ibi ngibi nyine bizaba. Rero umupira uri mu kiganza cyacu bavandimwe. Ntabwo numva ko ari iteka na Benedicto wa 16 papa akina na Cardinal Ratzinger yakunze kuvuga ati ntabwo ibyo Bikira Mariya tubwira cyangwa se ubundi buhanuzi aba ari hamwe ko bizaba, ahubwo kuba ari kugira ngo ijuru ridukangure nitwisubiraho ibihano biveho. Nitwibuke Ninive. Ese Ninive ntiyaburiwe hanyuma mu minsi 3 bose bakambara ibigunira bakareka ibyaha byabo bakibabaza, hanyuma igihano cyari kigiye kubagwira kikarorera. Natwe rero tumere nka Ninive, tumenye yuko ibyo turimo tubona uyu munsi tutishimiye muri kiliziya, natwe ubwacu tubifitemo uruhare. Dushobora kubikuraho mu gihe tubaye abakristo beza, cyangwa tukabyongera mu gihe tubaye indorerezi. Ahangaha nagira ngo nongere mbabaze, ese mujya mushengurwa wenda mu gihe iyo mubonye mu bishenguka umutima mubonye nk'amashusho ya Bikira Mariya arira, kuko hari henshi byabayeho, ndetse hari n'aho yagiye arira amaraso, wenda nyuma igakukirwa n'ibonekerwa, wenda aririra abana kubera inda zivamo, kubera ibyaha bikomeye byaduka ku isi bituma umuntu yumva atishimiye uko yaremwe, ahubwo agashaka kwifuza ko yagombye ko yaremwe kuriya. Niba ari umuhungu akifuza ko umukobwa, ari umukobwa akifuza ko umuhungu. Ibyo bintu nubwo kenshi biva mu mitekerereze irimo navuga ikintu kimeze nkaho gikeneye kuvurwa, abafite icyo kibazo mu byumve neza. Nagira ngo mbabwire ngo Imana ntago yakuremye yibeshye, ahubwo Sekinyoma niwe uza kuvanga umugambi w'Imana, agateza mu bana b'Imana akajagari, bigatuma batangira kwitiranya kwiyita abo batari bo. Nagira ngo rero uwumva ubu butumwa kumva bumukozeho, wenda umuryango wawe ufite uwo muntu waba umeze gutyo, cyangwa se ibyo twavuga byose bibabaje Imana, tubona ibyo byaha by'inda zivamo ari ibyaha bikomeye, ubusambanyi bukabije buhari kuri iyi minsi, ndetse ngo basigaga basambanya inyamaswa. Iyo wenda mu Rwanda tugira amahirwe, muri Afurika ntabwo birakomeye cyane, ko urebye ibibera mu bihugu byitwa ko byateye imbere, uhita ubona yuko naho ndetse uburakari bw'Imana buturiho bwatinze kutwisukaho. Ahari wenda no kubera wowe, no kubera njyewe se, kubera ya shapure uvuga, kubera kwa gupfukama ugasabira isi imbabazi. Nimureke rero twisubireho, twebwe inzira z'ikigendwa, niba zikigendwa koko, nimureke dukenyere, twambarire urugamba, tubashe gukiza isi, kuko Bikira Mariya nitwe afite. Bikira Mariya ibikoresho bye afite ni twebwe, kuko niwe ugomba gutsinda
Sekibi akayijanjagura umutwe abikoresheje abana be bamwumvira kandi bagakurikiza ivanjiri, kuko Bikira Mariya ibyo atubwira ni bya bindi yahoze avuga kera na kare, icyo ababwira mu gikore, icyo yize ababwira mu gikore. Nimureke dukurikize ivanjiri n'inyigisho zayo, hanyuma n'ubundi ivanjiri itubwira guhinduka, ivanjiri itubwira kuba intungane, kuko Data wo mu ijuru ari intungane. Bavandimwe, nta gishya Bikira Mariya atubwira, ntabwo aza kuvuguruza umwana we, ahubwo abaje kongera kutwibutsa ibyo twibagiwe. Ndakwifuriza wowe unyumva muri aka kanya gufata icyemezo, ndakikurekeye. Icyo cyemezo ufashe ugikomereho, Bikira Mariya akigukomereze. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.